Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Ebenezer. Karibu dusenge. Haleluya, 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 Yesu, haleluya, 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 Mukawera, haleluya, 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 Data mwiza we, haleluya, 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 uyu munsi, haleluya, 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 amen. Matayo igice cya 7 umurongo wa 7 kugeza ku wa 11 aravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse akabona, abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none se wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Amen. Ndagira ngo noneho ubu tumaze kurisoma nk'uko muri Bibiliya byanditse, amagambo menshi ari muri muri zanza, ni ukuvuga ngo ni mu Gifaransa biri muri future, mu Cyongereza ni muri future. Reka turisome ubu ngubu kuri iyi tariki tubyukiyeho muri iki gitondo. Soma ubu ngubu nyine uyu mwanya ukirisoma. Matayo 7 igice cya 7 kujya kwa 11 haravuga ngo ni nsabe ndahabwa, n'uyu mwanya, nshake ndi bubone, amena, nkomange ndi bukingurirwe, amena, kuko umuntu wese usabye ahabwa, ushatse akabona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, so we uri mu ijuru ntarushaho kumpa, ntarushaho guha ibyiza ubimusabye? Yego, ijambo turarisoma ubu ngubu uko nyine ndisomye, wowe uryisomereho nkawe ubwawe, hanyuma urishyire muri preza cyangwa se ubu nona, cyangwa muri present mu Cyongereza. Nuko nawe ubu nona
noneho rero reka dusenge, tujye gusengera ukwezi kwa 10, tujye kugira ibyo dusabye Imana, tujye kugira icyo tubwiye Imana, tugiye guhendahenda Imana kubwo kwezi kwa 10. Ndagutangariza ko umuntu adasenga yageze ahantu, udasenga ugeze mu bintu, reka usenga kare, noneho bya bintu bikazaza waramaze gusenga, ahubwo ugapuratika kwizera kwawe, ugakoresha kwizera kwawe. Nta gusenga ngo abantu barindwe uwo mwanya icyago kibaye, ubarindisha hakiri kare, hazajya niba bigasanga waratambitsemo umusaraba n'amaraso ya Yesu, warabatwikiriye barinzwe, hagira ikiba igisohozwa cyangwa se kikaba ko turi mu isi aho bibera, aho niho puratika ugahagarara mu kwizera ukavuga ngo narasenze. Niyo mpamvu tugomba gufata umwanya ibintu byose byacu tukabisengera. Mugani wa murokore wavuze ati iby'abarokore byose birasengerwa. Amen. Nta gusengera amasezerano igihe ubona byatangiye gupfapfana. Oya, usenga Imana ikiyaguha ukayasengera ugakiranuka. Ibindi iyo situwasiyo igeze igihe cyabyo kigeze, uhagarara mu kwizera, niho dukoresha kwizera kwacu. Rero wajya gusenga ibintu byabaye, abona agasenga umwana yarwaye kugira ngo asengere abana karabarindishe, turi mu isaha y'indwara ziri, ibyo ngibyo urabizi. Ubwo Imana ngo ndindire aba bana, ubarinde dore umwaka uratangiye, ubarinde dore ibintu uko byifashe, ugenda imbere y'Imana urindisha ibyawe n'abawe, ugahengera Satani abagezemo akaba ari usenga. Reka nta munyamasengesho muzima ukora ibyo bintu, ndabikubujije. Niyo mpamvu muri iki gitondo tugiye gusengera ukwezi kwa 10 mu isi y'ibifatika. Ntikuragera, tugiye kugusengera uyu munsi, wirirwe ubwira Imana ibyo ushaka mu kwezi kwa 10, ushimire Imana mu kwezi kwa 10, hanyuma ugusengere. None ibizagira mu kwezi kwa 10 turi mu isi tugize gute, ariko uzajya uvuga ngo Mana, wibuke ko kwezi gutangira nari naragusengeye, wibuke ko kwezi nari narabizanye imbere yawe, hari ibyo twavuganye, uku kwezi hari ibyo nakubwiyemo. Ugahagarara mu kwiza ati mpagaze mu bushobozi bwo kwizera, rero noneho dore uko bimeze. Nuko umuntu asenga karagaciyemo, ubwo wumva yumvishije. Shalom, karibu rero dusenge. Tujye gusengera amatariki, reka tubanze dushimire Imana iduhaye umunsi, ubuntu bw'umunsi, hanyuma dusenge. Imana ndagushimira, uduhaye uyu munsi, uyu munsi uri ku musozo w'ukwezi kwa 9. Ntacyo tugushinja, uri umunyamaboko, uri umunyamahoro, uri umugwaneza, uri Imana nziza. Turagushimira ko uduhaye kubyuka duhumeka, tukivuga izina ryawe, tugifite inzira z'igisiyoni, tugifite no gushaka Imana, ugumya gushaka mu maso, tukibasha kubyuka tugasenga. Mana ushimwe. Hari benshi bagiye, hari benshi batakiriho, ariko twebwe turacyariho, turabigushimira. Ni imbabazi zawe n'urukundo rwawe uyu munsi, kandi mufatanije n'amaraso ya Yesu, musutsemo amaraso ya Yesu. Imbabazi z'Imana ziwomeho, ibyo turi bukore byose bibere kuguhesha icyubahiro, dushoboze kugenda dukiranuka, udushoboze Kristo mwiza kukuvuga no kukwamamaza, abanyabyaha bahinduke, tubereho kuguhesha icyubahiro, abanyabyaha bakumenye, bizere, bahinduke Mwami. Uyu munsi duhabwe umugisha, uyu munsi twakiriye umugisha wazanye, uyu munsi turindwe, uyu munsi tugire amahoro, uyu munsi utugirire neza muri byose, uturindane n'ibyacu n'abacu. Haleluya. Mana, tuzanye ukwezi kwa 10 Papa Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, no mu bubasha mpabwa n'amaraso ya Yesu Kristo, n'ubushobozi bw'igorogota, ndasenze Mwami, wa kwezi kwa 10 we tega amatwi. Uwiteka niwe mungeri wanjye, sinzakena. Uwiteka niwe wampamagaye mu gihe nk'iki, nzakuvugira mu butumwa, nzamamaza imbabazi z'Imana. Wa kwezi kwa 10 we ndaguhanurira, umbere kwezi kwiza. Wa kwezi kwa 10 we ndahanura, uteka yavuze ngo dunsabe ndahabwa. Mu izina rya Yesu Data mwiza, muri uku kwezi kwa 10 ndisengeye imbaraga nshya, ndisengeye uku kwezi gutangiye ari gushyashya. Unsukira imbaraga nshya mu bugingo, unsukira imbaraga mu mwuka, unsukira imbaraga zo gusenga, unsukira imbaraga z'ikindi gihe, unsukira imbaraga, unsukira ubwenge, unkomeze Mwuka Wera w'Imana.
ugendane nanjye muri uku kwezi kwa 10, ugendane nanjye, ubane nanjye, dukorane mwuka wera w'Imana, ngusize imbere muri uku kwezi, ngusize imbere byari byisize hejuru bikubitwe hasi, ngusize imbere imigambi yose y'umwanzi, plan zose zitaba kuri wowe zisenyagurika, umwuka wera uzisenye iby'abantu bitava kuri wowe byari bimpagurukiye, ubisenye ukora ngushyize imbere muri uku kwezi, umvugire niwe muvugizi, amaraso ya Yesu umvugire, mu maraso ya Yesu harimo ijwi rivuga, mu izina rya Yesu minjagiye amaraso ya Yesu muri uku kwezi, kuri buri tariki y'uku kwezi, tariki ya mbere minjagiye amaraso ya Yesu, tariki ya 2, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya 8, ya 9, ya 10, ya 11, ya 12, ya 13, ya 14, ya 15, ya 16, ya 17, ya 17, ya 18, minjagiye amaraso yawe Yesu, minjagiye amaraso yawe kuri buri tariki uko nzivugiye imbere yawe ya 18, amaraso ya Yesu abe kuri buri munsi, amaraso ya Yesu abe muri uku kwezi, mu nguni zose z'uku kwezi, mu nguni za buri munsi, buri saha, buri byumweru by'uku kwezi, minjagiyemo amaraso yawe Yesu, mu izina rya Yesu. Amaraso yawe avuga, amaraso yawe kure ibitava ku Mana, amaraso yawe ntambutse, ikimenyetso y'amaraso yawe Yesu kibe kuri buri munsi, kuri buri tariki, kuri buri saha y'umunsi, umunsi wa 19, tariki ya 19, tariki ya 20, tariki ya 21, tariki ya 22, tariki ya 23, tariki ya 24, tariki ya 25, tariki ya 26, tariki ya 27, tariki ya 28, tariki ya 29, tariki ya 30, tariki ya 31. Ndasenze Mwami, buri tariki, buri kintu cyose, mu izina rya Yesu. Aya matariki nyinitse amaraso Yesu ko nyavugiye imbere yawe, mu buntu bw'Igorogota niho nyazanye, kuva ku itariki ya 1 kugera ku ya 31, mbyinitse imbere yawe mu maraso yawe, mbyinitse mu buntu bw'Igorogota. Kora Mwami umugambi wawe mwiza wahagurukanye muri uku kwezi, usohozwe nawe bitava ku Mana, bimirwe bunguri nk'uko ingabo za Farawo zamize nkeri zikamira nkeri. Uko niko ngusabye, wambwiye ngo musabe muzahabwa, uko niko ngusabye bimire nkeri, uko niko ngusabye muri uku kwezi amahoro mu gihugu ndimo muri uku kwezi, mu izina rya Yesu. Kuri buri tariki utugire neza, uduhe umugisha muri iki gihugu muri uku kwezi Mwami, uturamburire ukuboko kwawe kwiza, kwa kuboko kwawe kwiza gukore mu buzima bwacu, mu miryango yacu. Uku ni ukwezi uhagurukiye imiryango kugira neza, uku ni ukwezi uhagurukiye guhana no guhemba, uku ni ukwezi uhagurutse haleluya Mwami kwimura bitavuga Imana, ubyimure mu izina rya Yesu Kristo. Girira neza umuntu wese Mwami, uku kwezi duhirwe, uku kwezi tukubone, uku kwezi imbaraga z'ijambo zigwire, uku kwezi tuvuga ubutumwa bwiza, uku kwezi tukwamamaze, uku kwezi ufungure buri kirere cyacu cyose imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Imigambi yose y'umwanzi mwuka wera uyiburizemo, abamarayika barinzi batambitse kuri buri tariki bahagarare mu izina rya Yesu. Abaturinda, abamarayika bashinzwe kudukorera, abamarayika bamutabaze, abamarayika baburage kuri buri tariki, kuri buri segonda, kuri buri tierse, kuri buri munsi, abamarayika badushinzwe bahagarareho kandi basohoza icyo wabatumye. Ijuru ritwumvire, ugirire neza buri wese, duhabwe umugisha muri uku kwezi. Wakwezi we tugira amahoro, wakwezi we duhirwe, wakwezi we tugubwe neza, kuko Uwiteka ari ubiduhesheje. Ibizabamo byose utwuzuze impano z'umwuka, twambara intwaro z'umwuka, twambara tugire imbuto z'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka uduhe umugisha muri uku kwezi, Uwiteka uturinde muri uku kwezi, Uwiteka uturebe neza muri uku kwezi, Uwiteka utugirire neza muri uku kwezi, Uwiteka uduha amahoro kubw'uku kwezi twatangiye, kubw'uku kwezi kwa 10 tugiye turi hafi gutangira. Urakoze Mwami, ubaye utaragaruka tukakugezayo mu bisi bifatika, amen. Ubaye ugarutse kandi ubugingo bwacu burindwe, ubugingo bwacu burindwe, kuko buzabona Imana mu izina rya Yesu Kristo.
turasengera ibyacu byose, imiryango yacu, abacu n'ibyacu, akazi kacu, abafite akazi, abashomeri, bagire neza, abanyamasezerano. Wibuke buri wese n'uruhande arimo. Muri gusenga mu gitondo uku kwezi uduha andi mashimwe mashyashya. Mu cyumba cy'amasengesho ku birenge by'Umukiza uku kwezi uduha andi mashimwe. Buri wese mwami uri busengera uku kwezi umve gusenga ko ibyakubwira mu buzima bwe bwite, ibyakubwira bimuri ku mutima byose muri uku kwezi mwami. Haleluya, haleluya. Ifunguro ibifunze, ibendera ry'ubutsinzi no kugirirwa neza nawe, ibendera ry'ubuntu niryo tumanitse kuva ku itariki ya mbere kugera kuri 30. Ibendera ry'amashimwe niryo manitse kuva ku itariki ya mbere kugera kuri 31. Haleluya, urakoze Yesu. Singizwa bana na buri wese uyu munsi uduhire muri byose, icyubahiro kibi cyawe. Urakoze kumva gusenga. Amen. Haleluya. Shalom. Yesu abagirire neza. Ikivuzo cy'uyu munsi ni icyo ngicyo.